Haleluya, haleluya, ndabaramukije mu izina rya Kristo Yesu, ntangiye kino kiganiro nihanganisha abantu bose mufite ibibazo bitandukanye, Uwiteka Imana abakomeze kandi mwihangane. Nejejwe n'Imana kuba yongeye kumpa umwanya wo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ndarikunda, ni ibiryo by'ubugingo, ni ibiryo bigaburira ubwenge, bikagaburira umutima, umukristo akabasha kumenya uko agenda. Yesu rero atugirire neza, bene data, dushimira Imana yo mu ijuru yuko Imana ikomeje kubarinda. Uwiteka Imana himbazwe. Shimira n'abantu mukora subscribe, abasengera, Uwiteka Imana abahe umugisha, kandi abankunda mwese Uwiteka Imana abahe umugisha, namwe mu nyanga Uwiteka Imana bababarire mu izina rya Kristo Yesu, kuko intego yacu niyo gukundana. Imana idufashe, nicyo kiranga abana b'Imana. Ariko usanga muri iki gihe abitwa abakristo barwanyanya, sinzi umwuka wateye, ariko ntabwo bikwiriye kunkerereza kandi ntibinatangaje, kuko ni ibihe bya nyuma turimo gusohoramo, ni ibihe bya nyuma twagezemo. Rero Yesu atugirire neza cyane, reka tubashe gusenga Imana, kuko Imana niyo idushoboza byose, niyo iduha umwuka duhumeka, ni nayo ibitanze kandi uyu mwanya. Yesu adufashe cyane. Ndagushimiye Mana igira neza, ndagushimiye ku bwa bene data ukomeje kurinda mu izina rya Kristo Yesu, kandi n'abahuye n'ibibazo bitandukanye. Mana, si ukubanga, ahubwo ni uko Uwiteka hari ibyo wemera ko bigera ku muntu kugira ngo umwigaragarize. Mu izina rya Yesu rero tugire neza, udufashe muri uyu mwanya ngiye kuganira n'ubwoko bwawe ku ijambo ryawe. Ijambo ryawe riranduta, ijambo ryawe rifite imbaraga. Ndasenze ninginga mu izina rya Kristo Yesu, umanukire Mana kumfasha, ntaba ari jye ugaragara, ahubwo izina rya Kristo Yesu rishyirwe hejuru. Urakoze kuko uri Imana igira neza, ni kubw'izina rya Yesu, amen. Rero Imana itugirire neza cyane, kandi Imana yacu ishyirwe hejuru. Ndanezerwa cyane iyo abantu mbonye mumbwira ati kuraje, abanyifuriza ko Imana impa imbaraga, ndanezerwa cyane. Yesu abaho umugisha aho muherereye hose, inshuti zanjye ziri mu Rwanda, inshuti zanjye ziri mu Burundi, bari muri Uganda, n'abandi bantu bose ntazi ahantu baherereye. Hari inshuti zanjye ziba Amerika, hari abari mu Bwongereza, hari abari muri Canada, hari abari Australia. Uwiteka Imana ahantu hose muherereye, inshuti zanjye, bavandimwe, Uwiteka Imana abahezagire. Namwe mujya mukurikiranira ibiganiro byanjye, ntazi ahantu muherereye, mwese ndabafite ku mutima kandi mbasabira iteka Uwiteka Imana abuzuze namwe umunezero. Haleluya. Yesu rero nashimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana kuko niryo rikuru, dusanga mu gitabo cya Yeremiya ibice bya 31. Reka dusome twumve icyo Uwiteka ahatubwira. 31 n'umurongo waho wa 3 aravuga ngo, Uwiteka yambonekeye kera ati, ni ukuri nagukunze urukundo ruhoraho, nicyo cyatumye nkukuruza ineza nkakwiyegereza. Nzongera kukubaka, nawe uzaba wubakitse. Yesu atugirire neza cyane. Arangije aravuga ngo, wa mwari wa Isiraheli we, uzongera kugira amashako yawe, kandi uzasohokera mu mbyino
z'abanezerewe. Imana itugirire neza cyane. Murongo wa 5 akavuga ngo uzongera gutera inzabibu ku musozi w'i Samariya. Haleluya, haleluya. Rero Imana idufashe kandi Imana itugirire neza, Imana itwiteho. Ni ukuvuga ngo aya ni amagambo Yeremiya yayabwiwe ubwo igihe cy'Abisiraheli Imana yagombaga kugirana nabo isezerano rishyashya. Yesu nashimwe, kuko haravuga ngo Imana yongera kugirana isezerano rishya n'ubwoko bwayo. Rero Uwiteka Imana atugirire neza. Nawe ndashaka kukubwira ngo haracyari ibyiringiro, acyari amahirwe yuko Uwiteka Imana, haleluya, yuko Uwiteka Imana agiye kugirana isezerano rishya nawe. Yesu nashimwe. Birashoboka ko wari warasenyutse, birashoboka yuko nawe bantu bari baragushenye, wahuye n'ibyagusenyuye mu mutima. Hari ibyasenyutse mu buzima bwawe, hari ibyasenyutse mu muryango wawe, ariko Uwiteka Imana yiteguye kugira ngo agusane. Haleluya, kuko dusomye ijambo ry'Imana ritubwiye ngo Uwiteka Imana yagukunze kuva kera, agukuruza ubugwaneza, agukuruza umugozi w'ubugwaneza. Haleluya, haleluya. Data wa twese nashimwe. Haleluya. Uwiteka yaradukunze, adukuruza umushumi w'ubugwaneza, adukuruza urukundo kubw'ubugwaneza. Imana itugirire neza cyane kandi Imana itwiteho. Arangije aravuga ngo nzongera nkubake kandi wubakike. Imana ishimwe ko hari abantu Imana igiye kubaka, bari bamaze igihe barasenyutse imitima. Hari amajambo yagusenyuye umutima, hari amajambo yagusenyuye umutima bituma wumva muri wowe wiyanze. Hari ikigeragezo umazemo igihe gituma usenyuka umutima, ariko mwene data, Imana itugirire neza. Uwiteka agiye kukubaka. Haleluya. Tutarabarasha rose menito puise dezekirimanda ora isire bontaye. Imana igiye kubaka abantu bayo bari bamaze igihe basenyutse. Niko ijwi ry'Imana numva rimanukiye muri iri jambo rimbwira ngo hari abantu Imana igiye kubaka. Imana itugirire neza. Yesu ashimwe. Haleluya. Hari abantu bari bamaze igihe basenyutse imitima. Sinzi ibyagushenye. Bene so mukorana baragusenyuye umutima, abo musengana babaye nk'amahwa ku buzima bwawe. Muri sosiyete runaka imiryango yaragusenyuye, ariko ndakubwira ngo kuko urukundo, haleluya, Imana ikunda abayo. Kubw'urukundo Uwiteka Imana yagukunze, Imana irakubwiye ngo igiye kugusana mwene data. Nubwo wabonaga ibyawe ko byari bisenyutse, ibyawe byari bimaze igihe byarasenyutse, Imana itugirire neza. Birashoboka ko wasenywe na bene so. Imana idufashe, bakaguhimbira ibintu ukababara mu mutima. Imana itugirire neza. Birashoboka ko wahuye n'umusozi w'ikigeragezo, ugahura n'ibihombo. Yesu atugirire neza. Mu rugo washatsemo hari abarimo kugusenya, ariko ndakubwira mu izina rya Yesu ngo Uwiteka aje kukubaka. Haleluya. Imana ihimbazwe. Hari abantu Uwiteka agiye kugirira neza. Hari agacu keza, hari agacu keza. Imana ishimwe. Hari abantu Uwiteka agiye kugirira neza. Ijwi ry'Imana niko rimbwiye. Bene data, nshuti y'umusaraba, reka gucogora. Uwiteka agiye kukubaka kandi wongere wubakike.
Amina. Hari abantu bari babuze imbaraga z'umutima. Imana igiye kubongerera imbaraga. Imana ihimbazwe. Imana imanura imbaraga ku bakozi b'Imana bari bamaze igihe barasenyutse. Imana ishimwe ko ari imitima Imana yongeye gusana. Imana ihimbazwe. Imana ishyirwe hejuru. Haleluya. We wumva utagishaka kuvuga ubutumwa, we wumva utagishaka guhanura kubera amagambo bakujombye, kubera intoki bagutunze, kubera ibyakubabaje umutima. Ijambo ry'Imana riravuze ngo Uwiteka azongera kubake. Kandi muri iri jambo hamanukiyemo ijwi ry'Imana, ndaryiyumviye rivuga ngo Imana igiye kubaka abantu bayo bari bamaze igihe barasenyutse. Imana itugirire neza. Ntiwari ugifite umwete wo gusenga, Satani yari yaraguciye intege, wari waracitse intege zo kuvuga ubutumwa, ariko reka nkubwire ngo Uwiteka asutse ikanguro mu mutima wawe. Yesu adufashe kandi Yesu atugirire neza. Uwiteka aragutabaye. Uwiteka aje kukuzuza umunezero kandi uzongera. Haleluya. Abantu bamenye kugira neza kw'Imana ku buzima bwawe. Imana ihimbazwe. Imana ishyirwe hejuru. Haleluya. Mu ngeri zose hari abantu Uwiteka agiye kugirira neza. Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Hari abantu barimo kurira ku manywa na nijoro, ariko Uwiteka agiye kubahanagura amarira. Amanukiwe no kubahoza, amanukiwe no kubakomeza, amanukiwe no kubafata ukuboko. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Data wa twese nahimbazwe. Data wa twese nashyirwe hejuru. Data wa twese ni umwami. Imana itugire neza cyane kandi Imana iturengere. Haleluya, haleluya. Hari Uwiteka ukugose, hari Uwiteka uje kukurengera, aje kuguhanagura amarira, aje kukumara intimba. Imana itugirire neza. Mwene data, reka kwiheba, reka kwihebura. Uwiteka aje kukumara umubabaro. Imana ishimwe kandi Uwiteka aje kukubaka. Haleluya, haleluya. Imana ihimbazwe. Ibidusenyura n'ibyinshi buri munsi, abadusenya bariho rwose, ariko Uwiteka ibyo ngibyo agiye kubicecekesha mu izina rya Yesu. Wongera ugira ubuzima. Imana ihimbazwe. Imana ishyirwe hejuru. Haleluya. Data wa twese nashimwe. Hari abantu babonaga ingo zabo zisenyutse, Imana yongeye kuzubaka. Imana itugirire neza. Hari abantu birukanwe mu kazi bacika intege kubera bari barenganijwe, ariko hari imiyoboro Uwiteka agiye gushyiraho abantu mubona akazi. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Hari ugutaka kwageze mu matwi y'Imana. Imana ije gutabara abera bayo. Mwebwe mumaze igihe musenga, mwebwe mumaze igihe murira, sinzi ibyifuzo byateranye umusozi. Imana itugirire neza. Data wa twese arakubwiye ngo gusenga kwawe kwarumvise, gutaka kwawe kwarumviwe kandi kwageze mu matwi y'Imana. Imana igiye kugutabara kandi bitazatangaza bose. Haleluya. Jésus Seigneur Rabi, ndagukunze mwami kubw'ineza ugiye kugirira ubwoko bwawe. Imana ihimbazwe. Haleluya. Hari abantu babonaga Uwiteka atabagirira neza ndetse baguciriye umukato, ariko reka nkubwire ngo Uwiteka akugarutseho. Haleluya. Jésus Seigneur Rabi, uri Imana igira neza. Data nuhimbazwe. Yesu urakarama. Ndagushimiye Mana ko ari abantu ugiye kugirira neza.
Imana ishimwe rero, hari abantu rero babonaga ibyabo bimaze kugera kure, bakibaza yuko nta neza y'Imana ikiriho, bakabaza Imana ngo ariko Mana se ibi urabireba, kuki wemera ko bimbaho? Ariko reka nkubwire ngo Uwiteka akugarutseho, hareruya. Birashaka kugarukaho mu gitondo, birashaka ari bukugarukeho amasaha ariyo yose. Uwiteka hari igitangaza agiye kugutunguza. Imana ishimwe, hari amasezerano wabona ko atagisohoye, ariko Imana igiye kuyasohoza, kandi yongeye kugirana isezerano rishya nawe, kuko Uwiteka agukomeje. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Rero reka kwigirira nabi, Kristo ari bugufi bwawe. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Ndumva ijwi ry'Imana rimbwira ngo hari abantu Uwiteka atabaye, hari abantu Uwiteka amaze umubabaro, hari abantu Uwiteka, hareruya, akuye mu nzu z'imbohe, hari abantu Uwiteka akuye mu mwijima aho Satani yari yabazirikiye. Imana ihimbazwe. Rebontaya zerebo, hari abantu bari bamaze igihe batakiri Uwiteka. Uwiteka bakuyeho umuvumo, Uwiteka bamazeho imibabaro, bavumwe na bene Segito, abandi bavumwe na ba nyirasenge, abandi bavumwe na baramukazi babo bagiye kubarogesha, ariko Uwiteka aravuze ngo agiye kubakuraho, agiye kubamara umubabaro. Bene data nimukomere, Uwiteka himbazwe, agiye kugukuraho igisuzuguriro wari umaze igihe usuzugurwa. Imana ihimbazwe, Imana imanuye imbaraga zo kugukomeza, we wari utentebutse. Imana ihimbazwe kandi Imana ishyirwe hejuru. Reka dusengane Imana aho wari uri hose, aho uri hose, niwumva iyi odiyo wizerere muri iri jambo. Imana ishimwe, kandi reka nkubwire ngo hari amashami Uwiteka, hareruya, yongeye kuguha. Imana ihimbazwe, amashami y'umugisha, wongeye gukundwa. Imana ishimwe, hareruya. Data wa twese nahimbazwe. Hari amavuta y'igikundiro Imana isutse ku bantu bayo, bayitakira ku manywa na nijoro. Imana ihimbazwe, haleluya. Kandi Imana yongereye ubushobozi ku bantu bayo. Imana Data nishyirwe hejuru. Reka dusengane Imana. We wari unaniwe, we wari ucitse intege, Imana itugirire neza. We wivumbuye ku Mana, ariko reka nkubwire ngo Uwiteka kubabarire. Kristo aje kongera kukubaka. Reka dusengane Imana kandi wizere. Ndagushimiye Mana Data wa twese, ndagushimiye kuri Imana igira neza, ndagushimiye kuri umukozi w'umuhanga. Mu izina rya Yesu ndagushimiye ku bwoko bwawe utabaye, ndagushimiye ku bwoko bwawe ugarutseho, ndagushimiye ku bwoko bwawe ugiriye neza. Bakaba bagiye kubona ibisubizo, hari abo ugiye guha akazi, hari abo ugiye guha urubyaro, hari abo ugiye guhanagura amarira. Hari ingo nyinshi zari zisenyutse kubwo kutumvikana Mana kw'imiryango, ariko mu izina rya Yesu ndagushimiye ko hari ingo wubatse. Ndagushimiye ko abakobwa bari bapfushije ubukwe igihe kinini, ukaba ugiye kubakorera ubukwe. Ndagushimiye ko hari abasore bari baranzwe, Mana ukaba ugiye kubaha abageni. Nuhimbazwe Rabi, nushyirwe hejuru Umurengezi. Hari abarwayi bamaze igihe barwaye, ariko Uwiteka urakoze kukoze ku burwayi, ukaba ubwirukanye burundu mu izina rya Yesu. Nushyirwe hejuru, ndakunezere kuko uri Imana. Hari abo uri gukora operasiyo, nuhimbazwe mu izina rya Yesu. Ndagushimye ku bw'aba bantu Mana uri gukora ku bibyimba byabo, mu izina rya Yesu.
byari byaratutumbye, byarazamutse, ariko mwami ukaba ubikanze, ukaba uri kubimenagura. Nuhimbazwe, nushyirwe hejuru. Haleluya! Ndagushimiye kubw'abantu ukuyeho imibabaro yari bahatamishije mu buryo bw'umwuka, bagendanaga nk'inyonjo, ariko ndagushimye kubamaze umubabaro. Nuhimbazwe, nushyirwe hejuru. Mana, nsabiye n'imbabazi abari barasubiye inyuma bakaba bagarutse. Mana Data, Uwiteka ubabarire, ubejeshe amaraso yawe, wavire ku musaraba Gologota. Urakoze byiringiro byiza, ngaho ganza kandi utegeke. Ineza y'Imana ikomeze kuba ari igaragara, kubw'izina ry'uwaducunguye Kristo Yesu. Urakoze. Amen, amen.